nusenga muri ubu buryo Satani ibyawe yari yaramize arabiruka, urabimuhuza mu nda. Imana irema umuntu yashyize ibintu byose mu biganza bye. Imana yakuremeye kugubwa neza, ariko Satani araza yinjiza icyaha. Satani araza azana kugubwa nabi. Satani araza ateza inzara. Satani araza ateza ubukene. Satani araza amira poromosiyo yawe. Satani araza aguteza ibihombo. Ibyo byose Satani yagiye amira. Ndagira ngo nkubwire ngo iri sengesho biratuma abigarura. Uragaruza ibyawe nusenga muri ubu buryo. Ntabwo Imana yakuremye kugira ngo ugire agahinda. Ntabwo yakuremye kugira ngo ubeho nabi. Ahubwo Imana yakuremeye kugubwa neza. Ibyiza byose yarabiguhaye. Yabiguhereye muri Yesu Kristo. Ni amahirwe gusobanukirwa. Ntabwo wari ubizi, ariko uyu munsi ugiye gusenga isengesho rigaruza ibyawe, rizura ibyawe byari byarapfuye. Amahirwe yawe yari yarapfuye, ariko agiye kuzuka mu izina rya Yesu. Dusanga mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 37. Uriya mugore w'Ishunemu yagiriye neza umugaragu w'Imana Elisa. Amwubakira icyumba, ashyiramo ameza, ashyiramo itara, ashyiramo intebe. Hanyuma nihuse muri iyo nkuru, Elisa yaje kumubwira ko azakikira umwana. Umwana aramubona, hanyuma umwana aza gupfa. Apfuye amujyana muri cya cyumba cya wa muntu w'Imana. Hanyuma ajya kureba wa muntu w'Imana. Wa muntu w'Imana aha umugaragu we inkoni ngo genda ukoze ku maso y'uriya mwana ari burebe. Ariko kuko Gehazi yari yajyanye kwizera k'ugutirano. Inkoni isobanura kwizera. Yajyanye inkoni kwizera kutari ukwe. Yajyanye kwizera kutari ukwe. Yatiye. Hanyuma arihuta, inkoni ayikoza ku maso y'umwana. Umwana ntiyareba. Ntabwo yari azi gusenga muri ubu buryo. Ntabwo yari azi ko kwizera kuri konyine kutabaho. Ntiwatiza kwizera, ntibibaho, ntibishoboka. Hanyuma umugore amenya ubwenge, aravuga ati nkurahiye Imana yawe n'ubugingo bwawe, singusiga. Barajyana, bagezeyo, arazenguruka muri cya cyumba, arambura imirimo y'Imana. Ararambura imirimo y'Imana. Ndagira ngo umenye gusenga, ubwire Imana. Imana yarambwiye ngo ubwire abantu ngo amasengesho nkeneye sayo gutondekanya neza kuri oda, kuri gahunda. Umuntu navuga ibimurimo. Bwira Imana wihane ibyaha byawe, kuko ibyaha nibyo bituma Satani yinjira. Satani akakunyaga ibyawe.
hari umuntu wigeze gusengera umuntu utewe na dayimoni, hanyuma wa muntu dayimoni muvugiramo aravuga ngo wowe wanyirukana n'ubusambanyi bwawe, ufite icyaha ntiwakwirukana Satani, ntabwo agenda, aragusuzugura. Ariko wabanje kwihana, wakiranutse, Satani afatiraho ariruka, ubu uri umuriro umutwika, ntashobora kurezisita imbere yawe, aba zero. Twihane ibyaha, dutandukane n'icyaha, ubundi byacu Satani yajyanye tubigaruze, tubizure. Wibutse Imana, uvuga ati Imana, inyungu mbi narazanze, aha n'aha narabyanze, kugira ngo ngukiranukeho, nanjye ndagaruza ibyanjye. Wibuke imirimo Imana yagukoresheje yose, urambura imirimo, maze inkoni irazamuka, maze kwizera kuraba kwinshi. Niwibuka gukiranuka, niwibuka ko nta cyaha na kimwe ufite, niwibuka ko nta kigushinja, umaze kurambura imirimo yose, uratinyuka Satani, uramunesha mu izina rya Yesu. Ibyo yamize urabimuhubuza mu nda. Amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga, bene data. Ntutekereze ngo ibyaha byanjye ni byinshi. Hoya, ibyaha byawe amaraso ya Yesu Kristo arahagije kubyeza bikaba umweru, bigasa na sheregi, bigasa n'ubwoya bw'intama bwera, ugasa naho utigeze ucumura. Noneho hahandi wumva ko nta cyaha wera, nibwo wirukana Satani, nibwo uhamagara ibyawe bikaza, nibwo ugira imbaraga. Mose yageze ku nyanja itukura, acika intege, ariko atakiye Imana. Mu Kuva igice cya 14 umurongo wa 15 n'uwa 16, Imana iramubwira iti, ni iki gitumye untakira? Ese nta kintu ufite? Nta kintu ufite muri izo ntoki? Nta n'ikimwe ufite mu biganza byawe? Zamura uko kwizera, zamura iyo nkoni, zamura iyo nkoni. Inkoni irafatwa n'amaboko. Amaboko ni imirimo. Ibuka ibitangaza nagukoresheje. Ibuka ibitangaza nagukoresheje muri Egiputa. Hanyuma amaze kubyibuka, kwizera kurazamuka. Inkoni ya Mose atatiye irazamuka, ayikubita amazi aratandukana. Ndagira ngo nkubwire, niba ari icyaha wumva usigaranye, kwizera kuragenda gusubira hasi. Ntabwo uri bugire kwizera, kandi umuntu udafite kwizera ntashobora kurwanya Satani. Ntibibaho. Kandi kwizera nako ntikwashoboka kubaho hatari imirimo, hatari ibyo uvuga ati ibingibi narabyanze kubwo gukiranuka, iki narakinesheje, Mana wanshoboje aha n'aha, wanshoboje ibi n'ibi, none n'ubu ngubu Uwiteka urabinshoboza, n'ubu ngubu inyanja ndayambuka, n'ibyanjye ndabigaruza. Wikwemera ko Satani aherana ibyawe. Wikwemera kubaho mu buzima udakwiye kubamo. Wikwemera kwicara ku ntebe udakwiye kwicaraho. Wikwemera kurya uko udakwiye kurya. Imana yigeze imbwira ngo muhamagare ubwami bwanjye.
ubwami bw'Imana aho buri, ubwa Satani burahunga. Ubwami bw'Imana aho buri, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore, wa mugabo we, aharibwa uri ibwami, ahari ubwami bw'Imana. Ibwami ntabwo habaho kwambara nabi, urambara neza. Ubwami bw'Imana aho buri, ibwami habura ibyo kurya, ntibibaho, ntibishoboka. Hari ibiryo byiza. Nuko Imana yanganirije irabwira ngo muhamagare ubwami bw'Imana. Maze gusenga iryo sengesho, Imana igihe igusubiriza ntukizi, ntuzi ngo ni ryari. Ariko nyuma y'iryo sengesho nagiye mbona Imana ingaburira, imirire ihinduka, imyambarire ihinduka, imiturire ihinduka. Nahamagaye ubwami bw'Imana. Ndagira ngo uhamagare ubwami bw'Imana, uhamagare ubwami bw'Imana, ubwa Satani buveho, buhunge. Kandi kugira ngo ubwami bw'Imana buze iwawe, buze muri wowe, inzu igomba kuba isa neza. Urusengero rw'Imana ni wowe. Imana igomba kuza ahantu hasa neza. Wamaze kwihana, wakuyeho umwanda wose, ubundi ubwami bw'Imana bukinjira. Nusenga muri ubu buryo, nukuri urabona ubwami bw'Imana buza, urabona ibyawe byari byaragiye biza. Burya waremewe kugubwa neza, burya waremewe kurya neza, burya waremewe kuba uw'agaciro, ntabwo waremewe kuba insuzugurwa. Isobanukirwe. Menya ngo Imana irema Adamu, yamuhaye ibintu byose, atangira kubyita amazina. Byose arabitegeka. Imana yaguhaye ibintu byose. Satani ni umwambuzi, arakwambura. Ariko ndakwereka tekinike yo gusubirana ibyawe. Nusenga muri ubu buryo, nusenga wiyeza, ukambara imbaraga zirukana Satani. Ntarasobanukirwa no gusenga nirukana. Hari byinshi byari bimboshe, uburyo numvaga ko nirukana Satani ndaba mwiteje. Oya, n'ubundi ntabwo yari yambabariye, n'ubundi nari mbayeho nabi. Ibyiza twahangana, ibyiza twarwana. Ntumubererekere Satani, ni umugome. Ntumubererekere. Ambara intwaro zose z'Imana, ubundi uhangane nawe. Ambara gukiranuka, utandukane n'icyaha cyose nk'icyuma gikingira igituza. Wambara agakiza kakubera ingofero. Wambara inkweto, ubutumwa bwiza. Ukenyere sentire ukomeze. Ukenyere ukuri, ikinyoma ntikive muri wowe. Ukenyere ukomeze, ubundi uhangane na Satani. Utware inkota, ijambo ry'Imana. Ntukabure ijambo ry'Imana muri wowe. Kandi utware kwizera nk'ingabo. Ntubure iyi nkoni, ntubure kwizera, kandi ntubure na Mwuka Wera. Usengeshe umwuka iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo byose biva ku mavi, biva mu gusenga. Iyo wasenze Imana neza, kuyisenga neza ni ukuyibwira ibikurimo. Kuyisenga neza ni ugutandukana n'icyaha, ni ukwemera ibyaha byawe byose. Ntabwo Imana ihishwa. Numara kwemera ibyaha byawe byose, ukumva umutima wawe urakeye, ubundi hamagara ibyawe. Hamagara ibyawe biraza. Hamagara akazi kawe karaza.
hamagara amafaranga, byose birakwitaba. Ese nugira ubwami bw'Imana muri wowe, iyi Imana iri muri wowe, iyo ibihamagaye byose biritaba, biraza bikugote, biraza bigukikize, ibyo ukeneye byose utaranasaba biragusanga, kuko biri gusanga umwami nyir'ibihe, umwami nyir'icyubahiro, umwami ufite byose, ngo ifeza n'izahabu byose biri iwanjye. Ese mu Mana habuze iki? Ahubwo icyari kibuze ni ugusobanukirwa, ni ugusobanukirwa n'inkoni, ko wari uyifite nka Gehazi, ariko ntiyagira icyo imara. Inkoni urayifite ikora ibitangaza, ariko ntiwari uzi ko ikoreshwa, ntiwari uzi ko habanza kurambura imirimo, maze kwizera kukazamuka, maze inyanja ikuri imbere igacikamo kabiri, ugakubita ayo mazi agatandukana, ukanyura humutse nko ku butaka. Ntiwari ubizi, burya ntiwari ubizi. Noneho rero urabimenye. Kenyera urwane na Satani, umwirukane. Wamenya aho umutsindira, ubanza kuba wisuzuma, akitwa tashi kose kakavaho, umwanda wose ukavaho. Ndagira ngo nusenga muri ubu buryo umenye ngo ibyo wasabye utabibonye none, utabibonye ejo, ntuzi umunsi, ntuzi igihe Imana iri buze kugusubiriza, ariko komera mu kwizera. Muri Luka igice cya 18 ku murongo wa mbere gakomeza ukagera ku murongo wa 8, haratubwira ngo hari umutware utubahaga Imana kandi ntiyite ku bantu. Maze umugore umwe araza aramutakira ati, ndengera, ndengera, ndengera ku mwanzi wanjye, ndengera, ndengera. Arangije aravuga ati, nubwo ntubaha Imana,